umeze ute. Ni umwana mwiza. Mu urumva mu iza, iriya mwiza yisanishije n'umwana. Dufite mubi, umwana mubi, umwana mugufi, umwana muremure, umwana muto, umwana mukuru. Muco ni umuco umeze ute nyarwanda, umuco mpuzamahanga, umuco gakondo, umuco nyafurika, umuco mbonezabupfura. Bitwa Language Booster TV, umuyoboro ukwigisha ikinyarwanda, icyongereza ndetse n'igiswahili. Ndi mwarimu wanyu Eric Bunani. Muri gahunda dufite gahunda yo gufasha abanyeshuri bari kwitegura ibizamini, ubwo nabiga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye mu cyiciro rusange, ndetse nabiga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Ariko kandi ni isomo rishobora gufasha n'abandi banyeshuri mu yindi myaka, ndetse harimo n'abiga za kaminuza. Tugiye kurebera hamwe isomo ry'ikinyarwanda, isomo rikunze kugora benshi, ubwoko bw'amagambo. Ndi mwarimu wanyu Eric Bunani. Nukunda iri somo ntugende udakoze subscribe. Tugiye kurebera hamwe ubwoko bw'amagambo bubiri. Ni isomo rya mbere tugiye kureba intera ndetse turebe n'ibisantera. Ese bitandukaniye hehe? Nubana natwe muri ruherekane rw'amasomo uzabasha gusobanukirwa n'ubwoko bw'amagambo butandukanye, uburyo nta jambo rishobora uzahora naryo rikakunanira. Ndabizi ko abanyeshuri benshi ahantu muhatsikirira iyo mugeze mu kizamini. Ubwo nubana natwe rero uzasoza ubasha kumenya ijambo riniri mu kinyarwanda. Nkurikije interuro ryakoreshejwemo niri muri ubu bwoko. Tuzarebera hamwe ubwoko butandukanye bw'amagambo. Okay, sinshaka kubarambira, reka twinjire mu isomo. Ntera ni iki? Irangwa n'iki? Ntera iteye ite? Niba hari icyo wifuza twagufasha mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo utegure neza ikizami, watwandikira muri comment ukadusaba isomo wifuza ko twagutegurira ukurikije ibikunze kubazwa mu kinyarwanda. Reka tugende, reka dutangire. Ntera ni iki? Ntera ni ijambo, mu bwoko bw'ijambo. Ntera ni ijambo rijyana n'izina. Ntera ikurikira izina, hanyuma ikisanisha naryo. Ni ukuvuga ko iryo jambo rifata inteko ya rya zina. Hanyuma iryo jambo rigaragaza umumaro wa ntera, ni ukugaragaza imimerere n'imiterere by'iryo zina. Ese imimerere iryo zina rimeze riti? Icyo kintu cyavuzwe giteye gite? Kimeze gite? Kigaragara gite? Icyo gihe nicyo twita ntera. Wibuke ko ntera yisanisha n'izina yajyanye naryo. Ubwo rero ugomba kubanza kumenya inshoza cyangwa se ubusobanuro bwa ntera kugira ngo ujye ubasha kuyitandukanya n'ubundi bwoko bw'amagambo. Ubanze wibaze ngo iri jambo ryaje riherekeje izina. Niba ryaje riherekeje izina, ryafashe inteko ya rya zina. Hanyuma se niba ryaje riherekeje inteko ya ryaje rikurune n'izina, riri gusobanura uko iryo zina rimeze cyangwa riteye. Ibyo nabyo nibyo bishobora kugufasha kwanzura niba iryo zina iryo jambo wahawe ari ntera. Muri make, ntera ishinzwe gusobanura uko izina rimeze, uko rigaragara n'uko riteye. Ntera rero igira ibicumbi bizwi, niyo mpamvu ugomba nabyo kubifata. Dufate urugero, dufite izina umwana. Tugiye kugerageza gusobanura uko umwana ameze, uko ateye, uko tumubona, uko agaragara. Ni umwana umeze ute? Ni umwana mwiza. Urumva mu
yiza, iriya mwiza yisanishije n'umwana. Dufite mubi, umwana mubi, umwana mugufi, umwana muremure, umwana muto, umwana mukuru. Aya magambo yose tubona hariya ari kugaragaza umwana uko ateye. Nubona ijambo baguhaye rije riherekeje izina, rikaba ari gusobanura uko iryo zina rimeze, uko icyo kintu cyangwa uwo muntu ameze, uko ateye, uko agaragara. Ujya umenya ko ari ntera igihe izaba ifite kimwe muri ibicumbi bikurikira. Ntera igira ibicumbi bizwi, niyo mpamvu turaza kubona aho itandukanye n'igisantera. Ntera igira ibicumbi bizwi. Iza, icyo ni icya mbere. Bigufi, to cyangwa se to ishobora kwisubiramo toto. Le nayo ishobora kwisubiramo lele. Gari, nini, inshi, cye. Ibyo bicumbi ni tagatifu, tindi, bisi, shya, taraga, kuru, sa, zima, hile. Hari n'ibindi bicumbi bigiye bitandukanye nabyo bisobanura imimerere, nka nzinya, nzunya n'ibindi bicumbi. Ibyo bicumbi rero nibyo byitwa ntera. Ntera, ntubona ijambo rifite kimwe muri ibicumbi uzamenye ko ari ntera. Niba tuvuze umwaka mushya, iyo mu iri gusobanura ubwoko umwaka uwo ari wo, uko umeze, n'umwaka mushya. Amazi masa, ni amazi masa. Amazi ameze gute? Masa. Duva rero imbere ya bino bicumbi haza indanganteko, icyo bita ubundi muri ntera yitwa indangasano, ariko mu by'ukuri ibisa neza n'inteko y'izina icyo ntera yisanishije naryo. Ubwo mu yandi magambo, ntera igira intego y'uturemajambo tubiri. Hari indangasano ndetse n'igicumbi kimwe muri ibi nkweretse ahangaha. Ntera rero, ntera uturango twayo n'utu. Ntera ijyana n'izina kandi ikisanisha naryo. Ako kantu kabike mu mutwe. Ntera isobanura imimerere, imiterere by'izina, ako nako kazirikane. Ntera igira ibicumbi bizwi, ako nako kazirikane. Ntera igira uturemajambo tubiri, ni indangasano ndetse n'igicumbi. Nshobora kubona byanditse nabi. Ni indangasano ndetse n'igicumbi. Nuko byagombye kuba bigize gute bimeze. Ibi ngibi ni ikosa, mubyiteho. Indangasano ndetse n'igicumbi. Dufite imyitozo hano yo gutahura ntera. Tahura ntera ziri muri izi nteruro unashake intego n'amategeko byubahirijwe. Mu Rwanda hari inzuzi nyinshi. Ntera ni iyihe? Ntera ni nyinshi kuko niyo iri kudusobanurira inzuzi zihari uko zimeze, uko zingana. Ubwo nyinshi, inzuzi nini, ndende, ngari, ngufi, na hanyuma igicumbi ni ishi. Hari abavuga ishi, hari n'abavuga inshi. Ubwo niba ari ishi, hanyuma mu mategeko uzatanga, iriya na izahinduka nya, izahindukanya iri imbere y'inyajwi. Yes. Hanyuma kandi dufite umutego mutindi. Umutego mutindi ushibukana nyirawo. Mutindi nayo ni ntera. Indangasano ni mu, igicumbi ni tindi. Gatanga amategeko.
mutekesha inkwi nke. Iyi nke ni ntera kuko iri gusobanura inkwi zarizo. Hanyuma kuko amazi masano ntamara inyota. Yes, ibisubizo ni biriya niko nabikoze uri bubona. Hanyuma mutindi nta tegeko nke ni kuriya bimeze. Ntera rero wayumvise. Tugiye kureba noneho cyitwa igisantera. Igisantera urumva nk'uko uri kubyumva mu izina ryabyo ibisantera ni amagambo yitwara nka ntera ariko ikaba atari ntera. Intera ariko itari ntera. Ubwo bishatse kuvuga iki? Ibisantera bikora nabyo bijyana n'izina bikisanisha naryo. Urumva nabyo bishobora kwisanisha naryo bikerekana imiterere n'imimerere by'iryo zina, ariko byo cyitonderwa ntabwo bigira ibicumbi bizwi bya ntera. Inshuro nyinshi usanga ari n'amagambo maremare ariko nabyo bifite umumaro nk'uwa ntera wo gusobanura imimerere n'imiterere by'iki cyavuzwe. Tuvuge urugero, umuco ni umuco umeze ute nyarwanda, umuco mpuzamahanga, umuco gakondo, umuco nyafurika, umuco mbonezabupfura. Aya magambo ari kudusobanurira umuco umeze ute nyarwanda, ni umuco umeze ute mpuzamahanga, umuco umeze ute umuco gakondo, umuco umeze ute umuco nyafurika, umuco umeze ute umuco mbonezabupfura. Ariko turamuze tuvuze umuco mubi, iyo mubi yo yaba ari ntera kubera ko ifite igicumbi cya ntera. Hanyuma nubona irindi jambo riri gusobanura izina ikasobanura uko iryo zina rimeze uko riteye ariko rikaba ridafite kimwe muri ibi bicumbi naguhaye mbere, uzamenye ko iryo jambo ari igisantera. Igisantera kirangwa n'iki? Ibisantera bijyana n'izina bikisanisha naryo. Ibisantera nabyo bisobanura imimerere, imiterere n'ubwoko bw'iryo zina. Hanyuma ibisantera ntibigira ibicumbi bizwi nk'ibya ntera. Akenshi biba ari amagambo maremare ugereranyije na ntera. Imikino mpuzamahanga. Imikino imeze ite mpuzamahanga? Uri kumva ko iyi mpuzamahanga iri gusobanura ubwoko bw'imikino ndi kuvuga ahangaha. Niyo mpamvu cyitwa igisantera. Urabona ko ni kirekire nta gicumbi cya ntera gifite. Uburere mboneragihugu. Uburere bumeze bute? Mboneragihugu. Mboneragihugu ni igisantera kuko kiri gusobanura ubwoko bw'uburere ndi kuvuga. Uyu munsi ngarukamwaka. Umunsi bwoko ki? Umunsi bw'agarukamwaka. Ngarukamwaka iri gusobanura umunsi, nayo ni ntera. Imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ikwiye kwitabwaho. Imyitozo ngororamubiri nibagiye moya. Imyitozo ngororamubiri ikwiye kwitabwaho. Ingororamubiri nayo ni iki? Ni igisantera kubera ko ifite umumaro wo gusobanura izina. Inama rusange ikwiye gutahana no kwirinda iki cyorezo. Inama rusange. Inama rusange. Iyi rusange nayo iri kudusobanurira inama ubwoko bwayo, nayo ni igisantera. Mbese wumvise ko icyitwa igisantera ni ijambo iryo ari ryo ryose naryo rifite umumaro wo gusobanura izina, ubwoko, imimerere n'imiterere, ariko ryo rikaba ridafite ibicumbi bya ntera. Twavuze ko igisantera gikunze kuba ari kirekire ugereranyije na ntera. Ntera yo ifite intego z'uturemajambo tubiri, indangasano ndetse n'igicumbi, mu gihe
igisantera cyo kiba ari kirekire ugereranyije na ntera. Nshuti mukunzi rero arenga Igibusta TV, ni wakunze iri somo ryacu, kora subscribe kugira ngo uzabone andi masomo akurikiraho. Mu isomo rikurikiraho tuzareba ubundi bwoko bw'amagambo, nizere ko icyitwa ntera, igisantera ubashe kumenya kubitandukanya no kubitahura mu nteruro. Tuzasubira ubutaha rero, kora andika muri comment tubwire icyifuzo, igitekerezo cyangwa isomo wifuza ko twagutegurira. Ushobora no kutwandikira kuri nimero ya WhatsApp iri gucishwa kuri no screen uri kureberaho iyo iri somo. Tuzasubira ubutaha, ndabakunda, ciao ciao.